nawe ugiye guhaguruka muri ubwo buzima bareba. Baravuze yuko utazashaka, ugiye kubashakana bareba. Bavuze yuko utazabaho, ubayeho. Izo ndwara Imana irazigukijije bareba mu izina rya Yesu. Abakuroze bahari, abagutongereye bahari mu izina rya Yesu. Imana igushubije gakondo zawe, abakunyaze bareba mu izina rya. Bivuze ngo Imana iburanye n'imanza zitabera ku buzima bwawe. Imana iraziciye, Imana iragurokoye, Imana iragutabaye mu izina rya Yesu Kristo, umucunguzi n'umukiza. Ndawe Imana iri mu ijuru igira abantu ikoresha bameze nka Hamani kugira ngo ubashe gusingira umugisha wawe. Kabone nubwo ari bo bakurwanya, kabone nubwo ari bo bakureba nabi, kabone nubwo ari bo bifuza kukwica, ariko mu izina rya Yesu Kristo ni nabi Imana ikwiriye kunyuramo kugira ngo umugisha wawe ukugereho. Turabasuhuje cyane abakunda gukurikirana ibiganiro bya Shaka Imana TV kuri aya masaha. Turabashimiye kuntu mukomeje kutwereka ko mujya mudukurikirana, ariko dufite umutumirwa twatumiye kugira ngo abaganirize icyo Imana yashyize kuri we. Mbere yuko abibwira akanavuga icyo Imana yashyize ku mutima we, tubanje gusuhuza abari mu gihugu cy'u Rwanda, ku migabane y'isi yose. Si ngombwa ngo mvuge buri gihugu, abumva ikinyarwanda wese turamusuhuje, kandi tunabashimira uruhare rwanyu mufite cyangwa mukomeje kutwereka no kutugaragariza ko mukunda ibiganiro tunyuza kuri Shaka Imana TV. Murakoze cyane, karibu umukozi w'Imana, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane bo kuri Shaka Imana TV. Yesu abahumugisha. Tunejejwe n'Imana kuba tubonetse muri aka kanya kugira ngo turusheho kuganira ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga hama tuze tubibwira. Mana, turagushimiye, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe udahwema kutugirira. Tugushimiye ko uduhaye umugisha wo kuboneka kuri Shaka Imana TV. Tuboneyeho kukwereka bene data batandukanye mu mpande z'isi zitandukanye badukurikiranye kuri Shaka Imana TV. Ubagirire neza, ubarebe, ukoko kwawe kubaramburweho, umugisha wawe ndetse n'ineza yawe bibe mu mitima yabo. Abarwayi bakize, abarushe nabo kuruhurwa nawe, kandi abababaye ubuzuze amahoro n'umunezero. Tubisenze tubisaba Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amazina yanjye nitwa Nzabandora Patrick, ndo umubwiriza butumwa bwiza wa Yesu Kristo. Imana itugirira ubuntu. Ndumva tumaze kugenda tumenyerana kuri Shaka Imana TV, tugiye tuganira rimwe na rimwe. Uyu munsi rero twongerewe amahirwe yo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo waho wa 15. Turaba turi ku ntego cyangwa se teme y'ijambo tugiye kuganiraho. Iravuga ngo si ngombwa ngo ikidendezi kihindurize kuko nyiri ikidendezi yahageze. Reka dusome iryo jambo ry'Imana. Riravuze ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 35. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwaye aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunyamo mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza undi ananga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Yesu atugirira ubuntu cyane. Aya magambo ndagira ngo ariyo magambo tuganira mu mwanya ungana n'uwo dufite. Imana yabera itugirire neza. Hano tuhasanze ikiganiro cyangwa se inkuru y'umurwayi wari umaze indwara ayimaranye indwara imyaka 38. Bibiliya ivuze yuko iyi ndwara yaramaranye iyi myaka, wumva yari imuzengereje. Hari gihe umuntu aba mu buzima bumuzengereza, bumugora, bumurushya, ariko Yesu iyo hageze ibyari bigoranye birahinduka. Imana itugirire ubuntu cyane.
iri jambo dusomye rero ritweretse iki? Ritweretse Yesu ko iyo ageze ahantu birahinduka. Niyo mpamvu turi kuri teme ivuze ngo si ngombwa ngo ikidendezi kihindurize, nyiri ikidendezi yahageze ajya bihindura. Imana itugirire neza. Dusomye ku nkuru y'uyu muntu wari umaranye imyaka 38 n'uburyo ki indwara yari yaramuzengereje. Icyakora cyo Bibiliya hano ntabwo itwereka ni indwara ki yari arwaye, ariko Bibiliya itwereka ko yayimaranye imyaka 38, ariko kandi ahora ahantu hamwe atahava. Bigaragare ko yari afite indwara y'ubumuga budashobora kuva ahari. Niyo mpamvu rimwe na rimwe niyo amazi yihindurizaga, ikidendezi kihindurizaga, abandi bamanukaga bakamutangamo, nuko nyine yari afite ubwo bumuga bwo kutemera ko ahaguruka vuba ngo avaho ari yinjire mu kidendezi akire. Byasabye ko rero Yesu bwe nyiri ikidendezi yiyizira kugira ngo uru rubanza cyangwa se iki kibazo cy'uyu muntu gikemuke. Birashoboka ko nawe aho utuye cyangwa aho uba, aho ugenda cyangwa se abo ubana nabo, ubaye mu buzima butabasha kukubohora ndetse no kubohoka, ariko bikeneye ko Yesu agera iwawe. Mwifurije ngo Yesu agere mu buzima bwawe. Yesu nagera mu buzima bwawe, ibyari bimeze nk'ibipfuye kuri wowe birabaho, byongera kuzuka. Ibyari bimeze nk'ibimugariyaho bitahava, Yesu arongera kubihagurutsa kandi bigende. Imana itugirire ubuntu cyane. Biratubwiye ngo nuko Yesu ngo abonye uyu muntu amenya. Yesu ajya amenya. Nawe Yesu amenya ibibazo byawe, Yesu amenya amakuru ufite, Yesu amenye ingorane n'amageragezwa n'akaga ufite. Yesu kuko we amenya byose. Mu gihe abantu badashobora kumenya ibibazo byawe byo mu mutima, batamenya ibikugoye n'ibikuruhije byawe, ariko Yesu we ajya abimenya. Imana itugirire ubuntu cyane. Amen. Bakundwa nshuti z'umusaraba wa Kristo, mwese mukurikirana ijambo ry'Imana kandi mukunda ijambo ry'Imana, nagira nkubwire ngo ubuzima bwawe bushobora kuba bubayeho mu buzima buboshwe n'uburwayi runaka, kandi indwara ziratandukanye. Hari abarwaye indwara z'imibiri, hari n'abarwaye indwara z'imyumvire n'imitekerereze, hakaba n'abarwaye indwara z'imikorere. Ugasanga ibyo akora byose niwaze nta kintu kijyamo, mbese ugasanga akorera mu buzima bwakuramo. Ariko uyu munsi mutangarize ko Yesu agiye guhindura ibintu. Byari ubuzima bwo gukuramo, Yesu abigize ubuzima bwo guteranya. Imana itugirire ubuntu cyane. Bibiliya ivuze ijambo rikomeye dukunze ngo Yesu ngo amenya ko amaze imyaka myinshi. Yesu amubonye aryamye ngo amenya ko amaze imyaka myinshi arwaye adahaguruka aho hantu, ngo arangije amubaza ikibazo. Mwene data mukundwa, Yesu hari ikibazo aje kubaza ubuzima bwawe muri iki gihe cya none. Muri iri jambo turi kuganira, nawe Yesu ari kukubaza ukeneye iki, urashaka ko akugirira ate, ni iki wifuza kuri Yesu. Imana itugirire neza. Icyo nkundira Yesu, wamenye icyo dushaka kuruta uko twebwe tumenye icyo dushaka. Imana itugirire neza. Ngeze kuri iri jambo nibutse ijambo rikomeye twasomye mu gitabo cya Esiteri. Iyo turimo tureba igihe Morodekayi yari ari yicaye ku irembo ry'ibwami, nibutse ko umwami igihe cyo gutabarwa kwa Morodekayi kigeze, ijoro ryarashize, umwami Berutushaza arara yicaye ategereje kumenya neza, yabuze amahoro. Abamusomera ibitabo, ariko ngo bagira ku gitabo cy'ubucurabwenge. Iki gitabo cy'ubucurabwenge ngo bagisomye, ngo baza gusangamo inkuru y'uko Morodekayi yaburiye umwami kubw'inkono ebyiri zari zamugambaniye kumwica. Ngo nuko yumva aratuje, ngo ariko ahita agira amatsiko yo kubaza. Arabaza ngo mbese ninde muntu waba uyu muntu waburiye umwami ko agiye kwicwa, hari ingororano bamuhaye? Barahakana bagaraguti nayo. Ubu tuvugana ari no kwiremba ibwami, n'umuzamu arinzi ubwami. Imana itugirire neza. Hanze ngo hari umugabo bita Hamani, yari incakura cyane kandi yari incakurizi byose. Imana itugirire neza. Ngo nuko arabaza ngo ninde uri hanze? Ngo Hamani. Barahita bavuga ngo ni Hamani. Aramugira ngo yinjire. Acinjira, umwami aramuza ngo mbese umuntu umwami akunze kubaha niki bamukorera? Mwene data, iri jambo impamvu ndizanyemo kugira ngo tuganire mu ijambo rivuze ngo si ngombwa ikidendezi kihindurize nyiri ikidendezi ahari. Nagira nkubwire ngo si ngombwa wowe rwose haboneke ubundi butabazi buza kugukura ku irembo uriho, ahubwo birasaba yuko uyu mugabo bita uyincakura bita Hamani yinjira, umwami akayibaza ibyo we Morodekayi uri kuri iryo rembo ukwiriye kugira ngo abe ari byo ukorerwa, kuko wowe babikubajije ntiwabimenya. Imana itugirire
tugirire neza. Ijambo ritubwira neza yuko Hamani ngo bakimubaza iyo bahamagara Morodekayi, umwami akamubwira ati ngwino hano, akamubaza ngo Morodekayi niki umuntu umwami akunze kubaha yamukorera. Ntabwo Morodekayi yari kubimenya kuko Morodekayi yari uwo ku irembo, nta byinshi yari azi. Yasabaga yuko uyu mugabo w'Imana Morodekayi haboneka incakura nka Hamani yamugambaniraga kugira ngo inaba ari nayo isohoza isezerano ry'ibikwiriye Morodekayi. Imana itugirire neza. Ndawe Imana iri mu ijuru igira abantu ikoresha bameze nka Hamani kugira ngo ubanse gusingira umugisha wawe, kabone nubwo ari bo bakurwanya, kabone nubwo ari bo bakureba nabi, kabone nubwo ari bo bifuza kukwica, ariko mu izina rya Yesu Kristo ni nabi Imana ikwiriye kunyuramo kugira ngo umugisha wawe ukugereho. Umwami akibaza uyu mugabo bita Hamani ngo yaratekerezaho ngo hari umuntu umwami akunze kubaha. Bene aba bantu bagira ikintu bita ubwibone no kwishyira hejuru, ntabwo bazi yuko wowe wagirirwa neza, bazi yuko iteka aribo bazahora badomina bajya imbere, bazi yuko aribo nyiri amahirwe yose, ariko ntabwo bazi ko amahirwe nawe akuriwe. Uyu munsi Yesu ageze iwawe kandi aje kuguhagurutsa aho umaze imyaka wicaye, aje kuguhagurutsa aho umaze amezi wicaye, aje kuguhagurutsa aho umaze ibyumweru uri. Imana ije kugukura aho hantu mu izina rya, si ngombwa ikidendezi, ahubwo nyiri ikidendezi yiziye mu buzima bwawe kugira ngo abihindure. Imana itugirire neza. Iki gihe rero cy'uyu mugabo Hamani hagombye kuza uyu mugabo kugira ngo abe ari uvuga ibyo Morodekayi agize gute akwiriye. Umwami akimubaza aravuga ati nta muntu umwami akunze kubaha kurutanye. Aravuga ngo umuntu umwami akunze kubaha bazana ifarashi umwami agendaho, barangiza bakazana impeta bakayimwamba ivuga ngo amasezerano aravuguruwe, arahinduwe, ayo guhora ku irembo ararangiye, noneho habaye handi yo gutambagizwa. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Ushatse kuvuga ngo Imana yego igifata imigambi y'incakura yego ikayiburizamo. Niko na Yobu yavuze mu bice 5. Kubera ko wongereho ko Morodekayi uwo munsi aza yari yamaze gushinga urumambo rwo nako Hamani Pirito yari yamaze gushinga urubambo rwo kumanikaho Morodekayi. Bamikonesha ariko ishobora byose Imana ishimwe nayo yari yamaze gupanga umunsi wo gutambagira umurwa. Bishatse kuvuga ngo nubwo dufite shitani n'abadayimoni n'imbaraga z'umwanzi n'abazima babi basigaye bariho cyane bagambiriye kuduhemukira, ntibazabigeraho kuko yatugambiriyeho, yavuze mbere yuko bo babaho. Komeza Imana. Amen, amen. Bishatse kuvuga ngo nyine abo nubwo bagambiriye ko duhera ku irembo ndetse banahatwicira, ariko dufite Imana yateguye plani cyangwa se umushinga wo kugira ngo dutambagizwe n'abapanze yuko dukwiye gupfira aho ngaho bapangiye ko dupfira. Imana ijambo nungutse yego usoma kuri izi nkuru, uyu mugabo yabwiye Kristo aramuga ngo nge simfite umuntu unjugunyamo. Yego niyo amazi yindurije ko kwihinduriza uvuga nge nta n'umuntu noneho mfite. Tutangariza abantu kuri Shaka Imana TV ijambo rikomeye, tubabwire ngo nubwo ureba hirya no hino ukabona we nta n'uwakugira ibambe, ukabona mu miryango nta ukomeye kuko kuvana kuri iryo rembo cyangwa kuri icyo kidendezi, wareba ukabona nawe ubwawe ushingiye aho watangiriye nawe uhagurukiye ukabona nta nzira ihari. Uwiteka arabajije ngo nkugirire nte? Niho murongo naringezeho. Yesu yabajije uyu murwayi aramubaza ngo urashaka ko nkugirira ne? Undi bitewe n'imibabaro amazemo iminsi. Ubundi iyo umaze igihe mu buzima busharira ujyana, ntabwo umuntu yakubaza icyo ukeneye ngo umenye gusobanura ubusobanuro bw'icyo ukeneye, ahubwo bitewe n'inkuru z'imibabaro nizo uhita uzana. Uyu murwayi bitewe n'imibabaro y'uburwayi yari amaranye imyaka 38, yazanye inkuru zijyanye n'imibabaro y'uburwayi amazeho. Aravuga ngo databuja, nubwo ndeba ahangaha njyewe nta muntu mfite, yewe ndagira ngo utangarize wowe neza amatwi, birashoboka ko nta muntu ufite muri iki gihe cya none, muri famiye yawe nta muntu ufite, muri quartier nta muntu ufite, mu bo wabyaye nta n'umuntu urimo, yewe n'uwo mwashakanye ushobora kuba nta muntu ufite, ariko dufite Yesu nyiri ikidendezi ubihindura bikagenda neza. Imana itugirire neza. Umukozi w'Imana Patrick, yego hari ikindi kintu nungutse. Imyaka 38 ni imyaka myinshi. Uyu mugabo yawe hari n'iki cyatumye amara imyaka 38 nta ko kandi kuko bigaragara ko iyo kirwara uba ufite abantu bagufitiye impuhwe.
ntabwo yakagombye kuba yarabuze umuntu umujugunyamo, ariko ab'amaboko manini cyangwa ab'imbaraga cyangwa ibifi binini byaramwitambitse. Ariko reka dutangariza abantu kuri Shaka Imana TV, nubwo bafite ibintu byabitambitse uburengezi bwabo bugatinda, ko Imana ihagurutse kuje gukora igikorwa. Mu ijambo rivuga ngo mu gihe cyategetswe Imana igize igakora ibitangaza. Yego, mu gihe cyategetswe, burya hari igihe cyategetswe ku buzima bwa buri umwe wese. Ubuzima utuyemo ngewe Patrick sinabumenya, ariko Imana yakumbye igagushyiraho izi igihe cyategetswe kuza kugukura muri ubwo buzima bushaririye, ubwo buzima bubeshye, kuko bubishe mbese bukugoye cyane, kuko nyir'ikidendezi yariziye. Yewe hari abo nyir'ikidendezi yagishizaho ashyiraho nabo kujugunyamo abo bantu, ariko nubwo udafite abakwitayo bakujugunyamo, nyir'ikidendezi we yiyiziye aho ngaho kugira ngo abikore bitagombeye ikidendezi. Yesu atugirire ubuntu cyane. Biravuga ngo nuko uyu murwayi aravuga ngo nta muntu mfite unjugunyamo, niyo amazi yihindurije undi inaramanuka undi aba yagize gute, nta n'imbaraga mfite. Mu yandi magambo, nta sapoti y'imbaraga mfite yangeza mu mugisha, mu mahirwe. Mbona yaje amahirwe nkayabona ko yaje, ariko najya kuyasingira ngasanga abanyamaboko bamaze kugira gute, kuyamfatana. Haleluya. Ariko si ngombwa yuko nyir'ikidendezi bari bo bazi, ahubwo nyir'ikidendezi komiteri we ari aho ngaho we kugira ngo amenye ikibazo ugize gute ufite, yanakimenye komiteri. Bivuze ngo yimanije ikora ibintu buri sipesho. Yego, kuko ibaze mu myaka 38 abantu bikubise muri kidendezi indwara bari basizemo ukuntu zanganaga. Bivuze ngo Imana yararebye isanga uyu muntu bitewe n'ukuntu yarenganye, witakuye kumukubita muri kidendezi cyamaze no kwandura, ahubwo imukorera ibintu birenze. Tubwire abantu ko Imana nubwo watinze gutabarwa, niza nawe izawukorera ibintu buri sipesho. Ntabwo ari ngombwa ikidendezi, humura Imana izagutabara. Mu yandi magambo, nubwo utinze kuri icyo kidendezi, ukimazeho imyaka twebwe tutazi, ukimazeho amezi twebwe tutamenya, niba urakicajweho n'umuryango ntitubizi, niba ari ikidendezi wicajweho na famiye yaho washatse ntitubizi, niba ari ikidendezi wicajweho n'abo muvukana ukaba ugitinzeho ntitubizi, niba ugitindijweho n'amashuri wize ariko bikaba nta mpinduka ubona mu mashuri wize, wararaye amajoro ntitubizi. Ariko icyo tuzi ni uko nyir'ikidendezi aje mu buzima bwawe kugira ngo agukure aho hantu. Si ngombwa ikidendezi ngo kihindurize, nyir'ikidendezi yahageze arabikemura. Biraba ngo nuko amaze kuvuga ko nawe afite umujugunyamo, ngo nuko Yesu ngo wari wamaze kumenya igihe amaze n'imibabaro afite, ngo aramubwira ngo none ndagutegetse haguruka wikorere uburiri bwawe wigere. Nagira ngo mbibutse ko nyir'ikidendezi yaje, si ngombwa guhendahenda we n'iyinginga wakorera mu itegeko. Yarategetse aravuga ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugire gute, wigendere. Nagira ngo utangarize wowe uneza amatwi, nshuti y'umusaraba wa Kristo, Yesu avuganye nawe, avuganye n'ubuzima wari urimo, avuganye n'imibereho wari urimo, igihugu urimo icyo ari cyo cyose, amahanga waba urimo ari yo yose, karitsiye waba utuyemo iyo ari yo yose, ikirere waba urimo icyo ari cyo cyose. Yesu aravuze ngo haguruka, haguruka muri ubwo buzima bupfuye, haguruka muri ubwo buzima budafatikika, haguruka muri ubwo buzima bwabohewe ahantu hamwe butajya bwavansa. Haguruka, Yesu aje kuguhagurutsa muri ubwo buzima mu izina rya Yesu Kristo, kandi aguhagurukije bareba, agukuye muri ubwo buzima bagira gute, bareba. Imana y'abera itugirira ubuntu cyane. Bamwe bakunyuzeho, reka nabagira ngo mbabwire irindi jambo rikomeye. Nagira ngo mbabwire ngo nubwo hari abahagurutse mbere, guhaguruka mbere siko kugerayo mbere. Nagira ngo mbabwire ngo nubwo hari abahagurutse mbere, ntabwo abivuze yuko aribo bagezeyo mbere. Nagira ngo mbabwire ngo hari abakugiyeho ariko ugiye gute bansa. Imana ikunyujije ku bari baragusize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nube mu buzima bwihebye, nube ku irembo wiganyiriye, nube ku kidendezi uvuza induru uvuga ngo biracitse. Nagira ngo mbwire ngo Yesu ajya bidoda. Imana itugirire neza. Yesu aje kugutabara kandi aremye ihumure y'ubuzima mu buzima bwawe. Imana itugirire ubuntu cyane. Muntu w'Imana, niba uri umukobwa ukaba utinze mu buzima bw'ubukobwa, Yesu uhagurutsa mu bukobwa aje yahageze. Si ngombwa amasengesho menshi, si ngombwa kurwiriza ubusa cyane. Yesu niba yahageze, niyitaye ku minsi umaze, iyo wirije ubusa, iyo baguhanuririyemo. Nagira ngo utangarize ngo Yesu ubwahageze ibintu birahindutse. Imana itugirire neza. Yesu nahagera birahinduka. Icyo usabwa ni iki? Ni ugutegereza Yesu. Ariko nagira ngo mbwire ngo imyaka utegereje iyo ngiyo aje kugutabara. Imana itugirire ubuntu cyane. Yesu yahageze birahinduka. Imana itugirire. Niyo mpamvu twari turi ku ijambo rivuga ngo si ngombwa rero ikidendezi
ikidendezi, si ngombwa ubutayu bwinshi, si ngombwa ubuvumo bwinshi, si ngombwa mu nsengero ngo nubwo uyu munsi wa none zikinzwe. Haleluya! Najya ngo matangarize ngo nyiri ikidendezi naza azamenya igihe bimaze ibyawe byarapfuye, azamenya igihe bimaze ibyawe bitavansa, azamenya igihe bimaze udahaguruka uri, azamenya igihe bimaze agukize kandi aguhagurutse. Yesu atugirira ubuntu. Yesu aramubwira ngo haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Umurwayi ngo arahaguruka yikorera uburiri bwe, bose babireba aragenda. Imana itugirire neza. Nawe ugiye guhaguruka muri ubwo buzima bareba, baravuze yuko utazashaka ugiye kubashakana bareba, bavuze yuko utazabaho ubayeho, izo ndwara Imana irazigukijije bareba mu izina rya Yesu. Abakuroze bahari, abagutongereye bahari mu izina rya Yesu. Imana igushubije gakondo zawe, abakunyaze bareba mu izina rya, bivuze ngo Imana iburanye n'imanza zitabera ku buzima bwawe. Imana iraziciye, Imana iragurokoye, Imana iragutabaye mu izina rya Yesu Kristo, umucunguzi n'umukiza. Humura, nagira ngo mvugane nawe. Imana ivuganye n'ubuzima bwawe, Imana ivuganye n'imibereho yawe, Imana ivuganye n'aho utuye, Imana ivuganye na karitsiye yawe. Imana igusubijemo ihumurira kugira ngo humura, Yesu aragutabaye. Imana yabera itugirira ubuntu.